Ikaze kuri Miroga Official, aho dukomeje gusobanukirwa amasomo adufasha gutera imbere. Uyu munsi turakomeza na chapitre ya 9 y'igitabo twasobanuye muri video zabanje. Mu bice byabanje twagiye tuvuga uburyo watangira kwizigama, twize uko wakwirinda gukoresha amafaranga ku bintu bidafite akamaro ndetse no gutangira kubaka umutungo hakiri kare. Ariko nyuma yo gukora ibyo byose hari ikindi kibazo tugomba kwibaza: none se umutungo nubatse uzamfasha gute mu buzima bwanjye? Kuko intego ntabwo ari ukuvuga gusa ngo mfite amafaranga. Intego ni ukugeraho amafaranga n'umutungo ufite bigufasha kubaho neza, gufata ibyemezo byiza, kubona amahirwe menshi ndetse no kugira ubwisanzure mu gihe kiri imbere. Niyo muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko umutungo wubatse wakugirira akamaro. Ikintu cya mbere cyagufasha gutera imbere ndetse no kubaka umutungo ufitiye akamaro ni uguhora wiga. Ugomba gukomeza ukiga uko amafaranga akora, uko ishoramari ikora, ukiga bizinesi, kandi cyane cyane ukiga ibintu bishobora kugufasha kongera ubushobozi bwo kubona amafaranga. Kuko uko ubumenyi bwawe bwiyongera niko urushaho kubona amahirwe menshi kandi ukarushaho kurinda amafaranga menshi, kandi ibyo bigomba kubishyira mu bikorwa. Hari abantu bamara igihe kinini biga, bareba video, basoma ibitabo, ariko ibyo biga ntibabishyira mu bikorwa. Ikibazo cyo kutagira ubumenyi, ikibazo ni ukutabukoresha. Iyo wize uburyo bwo kwizigama, ugomba gutangira kuzigama. Iyo wize uko ingengo y'imari ikora, ugomba gutangira gukora ingengo y'imari yawe. Kandi iyo wize ubumenyi bushya, ugomba gutangira kubukoresha. Kandi niyo wize gukora bizinesi, ugomba gutangiza umushinga runaka. Iyo ufite ubumenyi ntubushyire mu bikorwa, ubuzima bwawe ntabwo buhinduka. Kwiga ni intangiriro, ariko gukora ibyo wize nibyo bituma utera imbere kandi ukubaka n'umutungo ukugirira akamaro. Ikindi kintu ugomba gukora ni uguhora wongera amafaranga winjiza. Kuzigama ni ingenzi, gukoresha amafaranga neza ni ingenzi, ariko hari n'ikindi kintu tugomba kwibandaho: kongera amafaranga twinjiza. Hari igihe umuntu amara igihe kirekire agerageza kugabanya ibyo akoresha, ariko amafaranga yinjizayo ntiyiyongere. Niyo mpamvu ugomba kwibaza uti: ni iki nakora kugira ngo nongere ubushobozi bwanjye bwo kubona amafaranga? Ushobora kuba ukeneye kongera ubumenyi bwawe, cyangwa gushaka ahandi hantu wakura amafaranga. Ushobora gutangiza ubucuruzi runaka, cyangwa ukarushaho kwiga ikintu gishobora kugufasha kubona akazi keza. Ariko ntukibagirwe ko kongera amafaranga bitavuze ko uhita ugomba kongera ibyo ukoresha. Iyo amafaranga winjiza yiyongereye, ugomba no kongera disipurine yawe, ukarushaho kuyakoresha neza kugira ngo ugufashe kubaka ejo hazaza ndetse wubake n'umutungo ugufasha mu buzima bwawe. Ikindi, ugomba gufata ibyemezo byiza kugira ngo umutungo wawe ukugirire akamaro. Kuko umutungo ushobora kugufasha kwiga ikindi kintu gishya, gutangira bizinesi, kugira amafaranga y'ubwizigame, gufasha umuryango wawe, kugira ubwigenge mu buzima bwawe ndetse no kutabaho uhangayikishijwe n'amafaranga. Niyo mpamvu ugomba guhora utekereza ku byemezo ugiye gufata ndetse no kuri kubaka umutungo wawe uyu munsi. Ujye ufata icyemezo watekereje kuri ejo hazaza, ugatekereza n'icyo bizakumarira mu gihe kiri imbere. Ujye wibaza impamvu ushaka kubaka umutungo. Ntabwo impamvu nyamukuru igomba kuba kugira amafaranga menshi kuri konti, kuko amafaranga ni igikoresho. Amafaranga ashobora kugufasha kugera ku bindi bintu bifite agaciro, nko kugira umutekano mu buzima bwawe, kugira amahitamo, gukora ibyo ukunda ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu mbere yo kwibaza uti ndashaka kugira amafaranga angahe, ujye ubanza wibaza uti ndashaka ubuzima bumeze gute. Iyo umaze kumenya ubuzima ushaka, amafaranga yatangira kugira icyerekezo. Kandi iyo umenye intego zawe, utangira gukoresha amafaranga yawe neza kugira ngo uzigereho. Muri iki gice, ibintu by'ingenzi twizemo ni uko ugomba gukomeza kwiga. Ntuzigere utekereza ko umaze kumenya byose. Ubumenyi bushya bushobora kugufasha kubona amahirwe kandi bukagufasha gutera imbere kurushaho. Ujye ukomeza gukora kandi ushyire mu bikorwa ibyo wiga.
Ikindi ugomba guhora ufata ibyemezo byiza. Iyo ufata ibyemezo byiza mu buzima bwawe, urushaho kubaka ubukire. Kubaka umutungo kugira kugirira akamaro. Kandi ubumenyi bwawe bwagufasha kubona amahirwe. Akazi kawe n'ibikorwa byawe bigufasha kongera amafaranga winjiza. Kwizigama bikaguha umutekano. Niyo mpamvu ugomba gufata ibyemezo byiza, kuko ibyemezo byiza bigufasha gukoresha amafaranga ufite mu buryo bwo kubakira umutungo. Kandi ntugategereze ko uzagira amafaranga menshi ngo utangire gutekereza ibi. Ahubwo utangira n'amafaranga ufite, utangire wige, ukore, kandi urushaho gufata ibyemezo byiza. Kuko ubuzima bwiza bw'amafaranga ntabwo bwubakwa n'ikintu kimwe ukora rimwe gusa, ahubwo bwubakwa n'ibyemezo ufata buri munsi. Rero ujye urushaho kwiga, usobanukirwa amafaranga, ugire intego mu buzima kugira ngo urusheho kubaka ubuzima ushaka kubamo. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye video kugera ku musozo. Niba yagufashije, ntiwibagirwe gukanda like, kuyisangiza n'abandi, ndetse no gukora subscribe. Murakoze.